munyemerere tubane muri iyi video. Ni video igiye kugaragaza urugendo rwo gushyingura Nyabeyi Angelique uko rwakozwe. Uburyo turabikoramo tuzatwerekana agace k'aka video maze tuhite dusobanura iby'ako ka video dukomeza twongeraho n'utundi tu video paka dusoje. Munyemerere tuhere kuri aka gace ka video tumaze kwerekana. Aha ni ku cyumweru aho umugabo wa Nyabeyi yari amaze gushima Imana ashima ko yamukijije uburwayi bw'umugongo. Aha Nyabeyi yari akiriho. Aha naho ni igihe Nyabeyi n'umutware we pasiteri ndetse n'abana be bari gushima Imana kubw'ibitangaza yabakoreye. Bashimaga Imana bayishimira imyaka 10 bari bamaranye babana nk'umugabo n'umugore. Baradufashije twatugejeje uyu munsi twujuje imyaka 10 kandi tugikomeje. Uyu niwe Nyabeyi Angelique witabye Imana ku myaka 34, nta burwayi yari afite yewe nta n'ibicurane, ahubwo nuko yaryamye nyine gutyo gusa mu masaha y'amasaa 5 saa 6 akaba aragiye. Akimara kugenda, iyi niyo nyandiko yatangajwe n'umutware we aho yavugaga ngo abona ashobora gusubiza mu nyihanganire, gusa madamu yasinziriye nijoro nk'uko dusanzwe turyama. Aragenda ntiyigeze arwara na gake. Iyi video nayo tumaze kubona ubwo bahise bakomereza mu cyumweru cyo guhumuriza umuryango, kuko Nyabeyi nyine yari amaze kwitaba Imana. Imana yakunze umugeni wayo, ariko biragoye kubona umugore bene pe, birago iyi si y'iki gihe. Ubuhamya bwe bwakomeje butambuka muri iki cyumweru cyo guhumuriza umuryango, abo bagiye bavuga ku mirimo myiza yagiye akora, ku bwitange yagiye agaragaza kiriho n'ibindi. Turaza kugarukaho tuvuga ubuhamya bwe ku buryo burambuye. Ahubwo reka dukomeze tubereke uko iyi gahunda yakomeje gushyirwa mu bikorwa kugeza ubwo Nyabeyi yashyinguwe. Imana idufashemo, isaba umugisha. Aha tumaze kubona umubiri wa Nyabeyi wajyanywe mu rusengero, ubwo ari ku munsi wa nyuma wo kumusengera ndetse no kumusezeraho. Amarira yari menshi cyane ku bantu bose bari mu rusengero, cyane cyane ku bari kumurebaho. Imbaduko y'agahinda yari iri kubabana nyinshi. Aka gace ka video ko tumaze kubereka kagaragazaga ukuntu buri wese yari ari kumureba akahita agira agahinda. Aha naho tumaze kubereka ni uburyo umubiri wa Nyabeyi wazanywe mu rusengero. Naho ahangaha ni uburyo Nyabeyi bari bamaze kumusengera, bamaze kumusezeraho, ajyanywe ku irimbi. Naho uriya mupapa wari urimo hagati muremure ubyibushye ni pasiteri, umutware wa Nyabeyi. Yesu arababwira ati nije kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unizera tazapfa iteka ryose. Hano ni ku irimbi aho bari bagiye gushyingura umubiri wa Nyabeyi. Pasiteri yari amaze gusoma ijambo ry'Imana nk'uko muryumvise, ko umuntu wese wizera Imana naho yapfa azongera akabaho, azongera akazuka nk'uko Yesu yazutse. Nyuma y'aho pasiteri yari amaze kwigisha ijambo ry'Imana, hahise hakurikiraho iyi gahunda. Aha naho Nyabeyi cyangwa se umubiri wa Nyabeyi wari uteruwe bagiye nyine kuwushyingura. Hano naho ni uburyo umubiri wa Nyabeyi washyinguwe. Naho hano ni uburyo umwana wa Nyabeyi yari amaze gushyira umusaraba kumva umubiri wa Nyabeyi wari umaze gushyingurwamo.
naho hano ni uburyo bashyize indabo ku mubiri wa nyabeyi. Uku niko nyabeyi Angelique w'imyaka 34 yashyinguwe. Munyemerere noneho tuvuge ku buhamya bwaranze uyu nyabeyi Angelique witabye Imana ku myaka 34. Ku buhamya bwagiye buvugwa butandukanye muri aya materaniro cyangwa se muri iki cyumweru cyo guhumuriza umuryango, nyabeyi ni umwe mu badamu b'icyitegererezo, buri wese ku buryo ashobora kumva ubuhamya bwe akavuga ati ni ukuri kose uyu yari umuntu mwiza. Umuntu mwisi uzagira amahirwe yo kugira ubuhamya nk'ubw'umudamu wanjye Ange, umuntu uzagira amahirwe yo kugira ubuhamya nk'ubwe ni amahirwe akomeye. Uyu ni pasiteri umutware we, umwe wavuze amagambo maze abari aho noneho bakagira agahinda kenshi bitewe n'uburyo abivuzemo. Umuntu udafite umugore wijijwe gukora umurimo, nzawukora neza cyane, n'ibyo na bimwe mu byo yakoraga nzabikora mu mwanya we. Reka noneho tuvuge bimwe mu byaranze uyu mama pasiteri nyabeyi Angelique witabye Imana ku myaka 34, akitaba Imana nta n'ibicurane yari arwaye, yewe no mu bihe bihise ntabwo yaherukaga kurwara, ahubwo mu bihe byari bihise niho umutware we yaherukaga kurwara, arwara umugongo, ariko nawe arakira aza gushima Imana. Ibyababaje abantu muri icyo cyumweru cyase gikurikiraho nibwo uyu madamu mama pasiteri yahise yitaba Imana muri ubwo buryo buyoberanye gutyo. Mu buzima busanzwe uyu nyabeyi yari umudamu utuje, witonda, ukorera Imana by'ukuri, yari umuririmbyi kuri iri torero ndetse yarangwaga no gufasha abababaye, haba mu buryo bw'umutima, mu buryo bwa mikoro, ubwo ni mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bwose bushoboka, mu buryo bwo gusurana ndetse n'ubundi butandukanye. Kimwe mu byo yakoze abantu bafashe nk'ubutwari ni uburyo kuri iri torero yasengeragaho bakoze inama bagafata umwanzuro w'uko abapasiteri bajya bicara n'abadamu baho, bitewe n'uko hari ibiri gutera confuse by'uko kuri iri torero hari abapasiteri babiri b'abagabo n'abapasiteri babiri b'abadamu, maze bakicarana bamwe bikabatera confuse, aho bitiranyaga ngo ni umugore n'umugabo bicaranye kandi atari byo, bombi ari abapasiteri. Bityo rero bafashe umwanzuro w'uko buri mupasiteri yajya yicarana n'uwo bashakanye kugira ngo bivaneho urwo rujijo. Uyu mama wa pasiteri wari umuririmbyi ukunda kuririmba cyane yaravuze ati njye simbona uwo ari wo mwanzuro mwiza twakurikiza, ahubwo twaguma twese tugakorera Imana kuri iri torero, buri wese agakora icyo yahamagariwe, dore ko nahamagariwe kuririmbira Imana kandi ari byo Imana ishakamo. Bityo rero kureka gukorera Imana mu buryo nahamagawe nkaza kukwicara uruhande, kuko wowe waba waje gukorera Imana mu byo wahamagawe, naho njyewe ubwo nkabanje kukwicara iruhande. Uyu mama pasiteri waje kumwumva ni igikorwa cyiza, kuko yagumye uko Imana yamuhamagaye kandi niko Imana yamushakaga. Ni ubuhamya bwinshi buvugwa kuri uyu mama pasiteri nyabeyi, ariko kimwe mu byo tutarinze amaso ni uburyo yafashaga abababaye, aho ndetse no muri iki cyumweru yitabye Imana bari bafite gahunda yo gusura abaririmbyi baba mu magero mu rwego rwo kubafasha. Uburyo yihereraga agasenga Imana atuje, nta mutima mubi, nta gusakuriza abaturanyi, nabyo ntitwabirenza amaso. Uburyo inshingano ze nk'umudamu yazikoraga mu rugo rwe neza, ku buryo uyu mutware we pasiteri yabihamyaga neza, nabyo ntitwabirenza amaso. Uyu nyabeyi wasize ubuhamya bwiza imusozi, Imana imwakire mu bayo, ndetse bumwe muri ubu buhamya twabwigiraho tukabukoresha mu buzima busanzwe kugira ngo natwe tuzasige ubuhamya bwiza imusozi. Ndabashimiye abanye natwe muri iyi video, njye nitwa Olivier, Imana ibarinde.